mfite imyaka 17. Abantu b'abagabo kenshi bakunda kudutereta. Yigeze kuntereta anambeshya ko we ari umusore. Gusa nyuma nza guperereza amakuru nsanga ko ari umugabo. Gusa nanjye nagiye kumwiyumvamo. Twamaranye umwaka. Ubwa mbere twahuriye muri gare ya Gisenyi, nari ngiye mu rugo. Nari neze ngiye Karongi, gusa urabona umuntu ufatanyije urugendo mugiye hari ukuntu mwiyunga. Yego, arambaza amazina yanjye, ambaza mu rugo, ambaza ababyeyi banjye, ndamusobanurira byose. Yego, maze kumusobanurira, ubwo we nyine ntabwo nzi ibyo yaratekereje n'ibyo yarashaka kugeraho. Yahise anyaka nimero. Ubwo mwamuhuye bwa mbere? Ni ubwa mbere twaduhuye. Yego, narakamuhaye dukomeza urugendo nk'uko bisanzwe. Noneho mbere yuko ngaruka nza ku ishuri yarambwiye ati duhure. Twahuriye ahantu, duhurira ahantu muri hoteli, arambwira ati noneho reka tubipange tuzahurira ahantu tujyane mu rugendo, tujyane turi abantu babiri gusa. Natinye ko nshumva abantu b'abagore akenshi ntago ari abantu bitonda cyane. Natinye ko umugore wazanzira cyangwa se famiye yose, ubwo urabona mama yaje n'abana bose baraza. Ko yarangoraga cyane. Abantu b'abagabo bangana gutyo na soni bagira. Akakubwira ingingo uraza uje gukora gusa. Akabati ngwire rwose ewana ni minota 10 nkahita mbisoza. Turaryamara ni minota 10. Ubwo urumva niba ari gutya bakubwiye. Ubwo nkanga umuntu utekereza uba wabyumvishe. Ngwino rwose ni 10 ugataha iwanyu. Ubwo rero uragira akantu k'ubwoba ukuntu. Yarabimbwiye umutima urandya. Numva ngize ubwoba nyine. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.